Nongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Emi Media TV. By'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Uyu munsi tugiye kuganira ku nzozi 10 zikwereka ko uzaba umukire mu hazaza hawe. Ese ujya urota ibintu bidasanzwe? Hari inzozi zivuga byinshi ku buzima bwawe, ku bitekerezo byawe ndetse no ku mibereho ushobora kugeraho. Muri iyi video tugiye kureba inzozi 10 zigaragaza ko ushobora kuba umukire mu buzima bwawe. Mbahaye ikaze, njye mugiye kubana ndi Emmanuel Wihanganye. Twese reka duhere ku nzozi za mbere. Inzozi za mbere ni ukurota amafaranga. Iyi ni imwe mu nzozi zizwi cyane. Iyo urota amafaranga menshi bivuga icyizere, ubushobozi n'iterambere ryihuse. Inzozi za kabiri ni ukurota indege. Indege isobanura kugera kure. Niba uyirota uyitwaye cyangwa urimo, bivuga ko intego zawe ziri hafi kugerwaho. Inzozi za gatatu ni ukurota amazi meza. Amazi asukuye agaragaza imigisha, amahirwe mashya n'ubuzima buhamye. Inzozi za kane, kurota wambaye imyenda myiza. Izi nzozi zisobanura kwiyubaka no kwiyizera. Abantu banyuze muri self improvement bakunda kurota ibi. Inzozi za gatanu ni ukurota urimo kubaka inzu. Ibi bivuga umutekano, kubaka ejo hazaza no kugira imishinga ifatika. Inzozi za gatandatu, kurota utwaye imodoka nshya. Imodoka nshya isobanura leadership n'iterambere ryihuse. Akenshi uvuga business cyangwa akazi gashya. Mbere yuko tujya ku nzozi za karindwi, turabibutsa gukanda like, ugakanda subscribe kuri channel niba ari ubwa mbere uhageze, kandi ugasharinga ino video n'abandi bakona no makuru meza. Inzozi za karindwi, gushimwa n'abantu. Niba ujya urota ushimwa n'abantu, ibi ni ibimenyetso by'uko ufite impano yo kuyobora n'amahirwe yo kwagura ubuzima bwawe. Inzozi za munani, kurota urimo guhabwa impano. Izi nzozi zishatse kuvuga ko amahirwe mashya ari bugufungurira imiryango. Twihuse reka tujye ku inzozi za 9. Inzozi za 9 ni ukurota utsinze isuzuma cyangwa irushanwa. Ibi birangwa no gutsinda mu buzima busanzwe. Ni ikimenyetso cy'imbaraga zawe. Tugana ku musozo rero, inzozi za 10 ushobora kurota zikwereka ko uzaba umukire mu buzima bwawe bw'ahazaza. Kurota urya neza cyangwa ibiryoshye. Izi nzozi zisobanura ko ibintu biri kwinjira neza mu buzima bwawe, ubukire, amahirwe n'imigisha. Niba muri izi nzozi hari iziguhoraho, birashoboka ko ubuzima bwawe buri mu rugendo rwo kugera hejuru. Udusangize inzozi zawe muri comment. Njye mwabanye muri kiganiro ndi Emmanuel Wihanganye. Iyi ni Emi Media TV. Hasta la vista, naho ubutaha.